Iri ni itangazo rireba abanyarwanda bose ryasohowe na RBC, rivuga ko bamaze kuvumbura umuti ushobora gutuma umuntu aramba imyaka myinshi, akaba ari umuti wiswe ngo ni umuti wo gutuma abantu badapfa. Impamvu bawise gutya, iki ni ikigo gishinzwe ubuvuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda, impamvu bise uyu muti gutya ni ukubera ko ngo nta wundi muti uzigera uboneka ku isi uzatuma ikiremwamuntu kiramba, kibaho ubuzima bwiza, ikindi kandi kigahora gitekanye mu buzima bwabo, usibye uyu muti wonyine gusa RBC yavumbuye umuti utuma abantu badapfa cyangwa se umuti utuma abantu bataramba. Ese wowe wakibaza ngo uyu muti kugira ngo bawubone ubundi bakoresheje izihe strategy? Ese wari uzi ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubudahangarwa bwo kuba cyakora umuti utuma abantu barama? Nyuma y'igihe kinini bakora ubushakashatsi ku muti wavura sida, ariko noneho bahise bavumburiramo n'umuti ushobora gutuma abantu barama, abantu ntibapfe. Wakibaza ngo uyu muti rero ni uwuhe? Uyu muti tugiye kuwukubwira uburyo ukozemo, uburyo byoroshye kuba wawugura ndetse n'uburyo ushobora kuba wawubona, ariko nabwo kugira ngo ubone uyu muti muntu wanjye RBC yatangaje biragoye, kuko umuti witwa ko ari umuti wo gutuma abantu barama, abantu badapfa. Niba ari uzaba nk'imyaka 60 ugasanga ubaye imyaka 90 kandi ukimeze neza, uzarebe nka bari abantu bakina amafilime, nk'urugero twafite urugero mu Buhinde nka Amitabh Bachchan, ageze mu myaka hafi 78, ariko umurebye wagira ni umusore w'imyaka 50 rwose, kubera uburyo uyu muti bawukora ndetse n'uburyo bo bawukurikiza. Igihugu cy'u Rwanda rero nacyo cyamaze kugenzura gisanga uwo muti nta wundi, ni umuti ugiye kuzajya utuma abantu barama bakabaho imyaka myinshi. Mu gihe utanyweye uwo muti cyangwa se ngo uwukoreshe, umenye ko rwose amahirwe yawe yo kurama n'ayo kubaho imyaka myinshi, kubaho utarwaragurika, byose biri mu marembera. Ubundi by'umwihariko tubirebeye hamwe, nta gihugu kitagerageje by'umwihariko gushaka uburyo cyabona umuti ushobora kuba watuma abantu barama ntibapfe, ariko uwo muti tuteze kuzaboneka, tuteze no kuba hari umuntu n'umwe wazigera awubona, usibye ko RBC yicaye igasanga uwo muti ni umwe gusa, no ku isi hose niwo muti bamaze iminsi bavuga, akaba ari nawo muti bari kubwira abanyarwanda bose ko bagomba gukoresha, kubera ko ngo hakuriya ngo icyorezo cyiza ngo bakagutera urushinge, nta rushinge ruba ruzigera ruboneka umuntu yazitera ngo azajya abaho imyaka myinshi. Abantu bazavumbura ibintu byinshi, bazazana ibintu byose twirirwa tubona, ariko umuti utuma nk'umuntu yabaho agasubira ibwana ntabwo uzigera ubona. Ngira ngo mujya mubona bari abakire ba Jeff Bezos. Jeff Bezos ni umukire ugenda bakamuvomamo amaraso yiwe yose, bakongera bakamutera andi maraso y'abana batoya kugira ngo ahore akeye asa neza, kuko urabona ageze mu myaka hafi 50, ariko umurebye agira umusore w'imyaka 20. Kubera iki? Aragenda nyine bakamukuramo amaraso yiwe afite uturemangingo dutangiye gukura, bakamushyiramo amaraso afite uturemangingo dutoya, kandi amaraso akiri matoya nyine. Amenshi akunze no gukoresha amaraso y'abana biwe, nibo bakunze kumuhereza amaraso buriya, ariko nawe yabuze umuti yakitera ngo asubire ibwana cyangwa se amere nk'umwana cyangwa azabeho imyaka myinshi, kubera ko bari abantu bafite n'ubwoba bwo kuba ejo yapfa asize imitungo, ibifaranga yakoreye, ibiki n'ibiki, ibi business byo abahora ahangayikira umunsi ku munsi. Akaba ariyo mpamvu rero RBC yicaye igasanga umuti wonyine wo kuba umuntu yarama ari umwe gusa, ari wo gukora siporo inshuro nyinshi. Basohoye amasaha umuntu muzima agomba gukora siporo mu gihe ukiri umusore, waba ugeze mu myaka 50 kuzamura, bashyiraho amasaha umuntu agomba gukora siporo. Ikindi kandi bashyiraho n'imyitozo fatizo abagabo bageze mu myaka 40 n'abagore bagomba gukora, cyane ko iyo myitozo abo ngabo bagakoze usanga iri gukorwa n'utwana tw'imyaka 18, 20. Ikindi kandi banavuga ko 80% by'abantu batuye mu Rwanda bose ntabwo bakora siporo. Siporo zikorerwa n'abantu 20%, kandi nabwo bantu 20% bavuze ko 10% bakora siporo rimwe mu kwezi, ari ya yindi yo mu mujyi wa Kigali usanga nyine igihugu cyicaye kikavuga ngo uyu munsi turafunga imihanda, imodokari tuzihagarike, abantu bose bajye muri siporo, kugira ngo basi turebe ko twabasha kurwanya bino birwara bigiye bitandukanye. Ariko 10% basigaye bose
bajya muri siporo nka kabiri mu kwezi, gatatu, ariko ubundi by'umwihariko abantu bakora siporo bahozaho mu gihugu cy'u Rwanda baricaye basanga ari umubare wa 1%. Ngira ngo urumva ukuntu uwo mubare ari mukeya ukurikije n'abantu bose bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero amasaha bavuze ko umuntu muzima agomba gukora siporo, bavuze ko umuntu uri ku myaka 20 kugeza ku myaka 40 agomba gukora siporo amasaha agera ku masaha 4 n'igice byibuze mu cyumweru kimwe. Ugafata amasaha 4 n'igice ugakora siporo, ishobora kuba ariyo kwirukanka, guterura ibyuma, gusimbuka imigozi, gukora ibiki, we gusa upfa kuba uri muri siporo iri buze gutuma umubiri wawe uswitinga. Ikindi kandi ukabasha kuba umubiri wawe waguma umuvinga nyine uri muri siporo, zaba arizo guterura ibyuma, kujya kuri bare, kwibaransa, gukora ibiki, we gusa upfa kuba uri mu cyo wita siporo. Ikindi, niba uri mu myaka 40 wagakwiriye kuba ari we muntu utangiye kuzajya utera biriya bintu bya ariteri, kubera ko ngo iyo ugeze mu myaka 40 imitsi yawe ndetse n'uburemangingo bitangira kubyimba bikaba dutoya. Akaba ariyo mpamvu bakubwira ko ari we wagakoze siporo zo guterura ibyuma kugira ngo byibuze ubashe kuba wakongera gufasha imitsi yawe kuba yabyimba, ikongera nyine umubiri wawe ukamera neza. Ikindi bavuze ko abantu benshi bavuze ngo bakore siporo batangira kuvuga ngo nzabitangira ejo ibiki. Oya, niba wumvishe itangazo nk'iri ryasohowe n'ikigo gishinzwe ubuvuzi, uba ugomba guhita utangira uyu munsi nta byo kuvuga ngo n'ejo. Ikindi kandi uko ukora siporo inshuro nyinshi niko ugenda umera neza. Wenda abakobwa benshi buriya bajya muri siporo bavuga ngo tugiye muri siporo, ngo tugiye gukora ngo nyashi, ngo dukore siporo tuzane nyashi, ariko umukobwa ntabwo aba azi ko ikintu ari gukora ari ikintu kigiye gutuma arama, akabaho igihe kinini, akagira ubuzima bwiza nta ndwara nyinshi. Yego umuntu ashobora kurwara pe, ariko buriya nabwo ubuzima bw'umuntu ukora siporo, ushobora kuba udakora siporo ukumva umeze neza nta kibazo ufite, yewe ugasanga n'ubu unayikora n'igihe rimwe na rimwe narwaragurika kurusha, ariko anytime hari igihe w'ikirwara kimwe cyiza ari cya kirwara cya rurangiza kigahita kigukubita hasi ku buryo wumva ngo umuntu yari muzima mu munsi umwe 2 umuntu ngo arapfuye, mu minsi 3 4 umuntu ngo arapfuye. Ugasanga wari ufite nk'imyaka 50, mu gihe wa wundi we aracyameze neza, ari aho ngaho afite imyaka 50, arakomeye, aranakuze, yageze no mu za myaka za 80 za 90, bimwe abantu benshi bahora bifuza. Akaba ariyo mpamvu nkubwira ngo uyu muti ni wo wonyine uhari wo kuba umuntu yarama, nta wundi muti duteze kuba wabona umuntu wo kuba yarama, kuko unaramutse ubonetse ndakurahisha ukuri ntabwo uri mu bantu bawubona, kuko amafaranga yawugura ntaho wayakura. Reka ngushimire, ngende Isa, Rwanda Rumu TV, kuri subscribe kujya tubana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye.